Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Afrifam TV, reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane buri wese aherereye hose. Kandi nawe gifungura Afrifam TV ukiyifungura ku nshuro ya mbere, reka nkwibutse nyamuneka udakora ikosa ryo kugenda udakoze subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibyiza tukugezaho buri munsi. Kandi Imana ikomeze ibaho umugisha. Mwese mutweretse ko muri kutwereka ko turi kumwe, mwebwe mwese muduha commentaire ndetse n'ibindi bitwereka ko turi kumwe. Imana ikomeze ibarinde kandi ibaho umugisha. Iminsi nishimwe nawe wiyambaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'urwego rw'umuvunyi yifashishije urukuta rwe rwa Twitter, yasobanuye ko hari umwe mu bamukurikira yageragezaga gukorera ubuvugizi. Mu kiganiro Miss Naomi Nishimwe yahaye Igihe dukesha iyi nkuru, yavuze ko hari umwana w'umukobwa wamwiyambaje ngo amukorere ubuvugizi. Yagize ati, ni umukobwa wanyiyambaje, afite ikibazo gikeneye ubuvugizi, rero niyo mpamvu nabigenjeje kuriya. Buri rwego naruhaye amakuru kandi natangiye kumenya ko bari gukurikirana icyo kibazo. Miss Nishimwe Naomi yavuze ko nta kibazo cyihariye yahuye nacyo, ahubwo ko bwari ubuvugizi yakoreraga uwamwiyambaje. Uyu mukobwa yavuze ko yahisemo gukoresha ubu buryo kuko yabonaga kujya ku cyicaro cya buri rwego yari akeneye byari bumutinze cyane ko atarari hafi. Kwandikira izindi nzego byakuruye amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Abarimo Miss Jolie Mutesi babaza Miss Nishimwe Naomi niba hari ikibazo yaba yahuye nacyo. Miss Nishimwe Naomi n'umukobwa wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2020, akaba umwe mu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa uretse ikamba rya Miss Rwanda yegukanye, ubusanzwe azwi cyane mu itsinda ry'abavandimwe be rya Mackenzie rikunzwe cyane kuri Instagram. Naho umuntu wiyitaga umuganga muri farumasi imwe yo mu gihugu cya Senegal yatawe muri yombi azira gucuruza imiti itemewe no gutera inshinge umukobwa amubwira ko ashobora kumwongerera ikibuno bikarangira arembye. Muri iki gihugu cya Senegal abantu bakora ubucuruzi bwo kongera ubunini bw'ibibuno by'abakobwa ngo barogeye, kuko mu minsi ishize hatawe muri yombi Cote d'Ivoire Alex Kante. Umuganga watawe muri yombi bivugwa ko yitwa Abdul Wahab Diop, yatawe muri yombi nyuma yo gutera inshinge umukobwa ku kibuno ashaka kucyongera, birangira imiti yatewe imugizeho ingaruka hafi no kumuhitana. Uyu mukobwa washakaga kongera ubunini bw'ikibuno cye yasabye umuganga wo muri farumasi ko amwongerera ikibuno, acibwa akayabo k'amafaranga 500 by'amasifa. Nyuma yo kumvikana, impande zombi zemeranyije gukorana ku masifa 400. Nyuma yo guterwa inshinge y'umukobwa ukiri muto yararwaye araremba agera hagati y'ubuzima n'urupfu. Yahisemo gutanga ikirego kuri polisi yo mu mujyi w'iwabo, ushinjwa ahita atabwa muri yombi. Nk'uko amakuru abitangaza, uyu mufarumasi wakoraga magendu yakoze ibizamini byinshi mu ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza rya Sheikh Anta Diop. Ibi ngo byari bihagije kuri we gufungura ivuriro muri Ouakam, aho yatangaga imiti itemewe, ndetse ngo yari afite kashe mpimbano kandi yemezaga ko avura indwara zose. Reka rero tubashimire cyane gukomeza kubana natwe, kambabwire ngo amahoro y'Imana akomeza abane na buri wese aherereye hose. Kandi mwibutse nyamuneka, mbere yuko ngenda reka nkubwire ngo ukore subscribe utagenda ucikanwe n'ayo makuru meza tubagezaho buri gihe. Rero nta kundi wajya uyabona utakoze subscribe kugira ngo ujye uyabonera ku gihe, kandi usangize n'inshuti n'abavandimwe bawe. Mugire ijoro ryiza, turabakunda cyane.